dushaka nde dushaka nde yago ahabwa ubutabera dushaka nde biginaji dushaka nde yago tumushaka mu Rwanda bitabaye ibyo ibintu biraza gukomeza kuba bibi mushaka mu Rwanda we dushaka nde yago mu Rwanda dushaka nde yago mu Rwanda Salute yago salute uri umusivile w'umubiri ariko uri umusirikare ku mutima bro respect dukwiye gushima ibishimwa tukagaya ibigawa ntabwo dukwiye gushima ibigawa ngo tureke kunenga ibigawa oya ibigawa mureke tubigaye n'ibishimwa mureke tubishime sibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Nyarwaya Innocent ndi umwana w'umunyarwanda nakoreye mu gihugu cy'u Rwanda kuva natangira kariyeri yanjye nafashije benshi nafashije urubyiruko hari abamama benshi twafashije muri kariyeri yacu mu kazi ka online twubakiye ababyeyi benshi twagaburiye imiryango myinshi twubakiye imiryango myinshi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe cyarageze abantu baza iwanjye ku rupango batangira kujugunya amabuye iwanjye bamisha amabuye nongeremo ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Just Sport Football uyu munsi ngarutse kongera kubaramutsa no kubabwira ni amahoro y'Imana abane namwe ngarutse ngo tuganire nk'ibisanzwe shimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri Just Sport Football hanyuma nawe ubiteganya ndagushimiye wahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi wowe wamaze kudukanda subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane uri umuntu w'agaciro umuntu ufata umwanya we agafata amafaranga ye akabiha umuntu akaguha amafaranga yifuza ko watera imbere mani akaguha amafaranga ashaka ko utera imbere ashaka kugera ahantu heza bro Nyarwaya Innocent aya masari ni ayawe bro respectful bro wakoze ibyo wagombaga gukora noneho aho bigeze ubutabera nabwo tuhanze amaso ngo gukora ibyo bugomba gukora ukwiye guhabwa ubutabera ukwiye guhabwa agaciro wambu ukwiye kubahwa bro wakoze ibikorwa by'intwaro ukiri muzima mani ese barangira iki kuko ubutabera ese si ubuyobozi mani si ubuyobozi niba ari abayobozi tukaba twarabatoye ngo baduhe ubutabera batuyobore neza nibyo batuyobora neza ariko se wowe urazira iki ibirego byabaye byinshi muri RIB habwa ubutabera bro wakoze ibyo wagombaga gukora wafashe amafaranga bro ubu ngubu umuntu umuyoberezaho amafaranga 1000 wajya kumuhamagara uti amafaranga yanjye arayobye ese wakwihangana ukayansubiza akahita akubwira ngo mbonye ayo ndarera bro ariko wowe ugafata amafaranga arenze miliyoni y'amanyarwanda kubona mu buryo butoroshye ukayihereza umuntu bro ngaho baho tunganya ubuzima bwawe ntago uba uriwe ugomba kubirebera gusa ku mibanire yawe n'abandi ahubwo ugomba no kubirebera mu bikorwa byawe wakoze genda kubaha imikorere yawe nubwo ni mu gisata cya sport by'umwihariko football ariko itangazamakuru nifuza gukora itangazamakuru nawe ukora itangazamakuru ririmo urukundo itangazamakuru ririmo amahoro itangazamakuru ryifuriza abantu ibyiza apana babandi bagerageza gusenya
runaka kugira ngo bagere aho bagera. Bro, itangazamakuru bubatse ryari rigamije gushimisha abantu, entertainment, ryari rigamije gufasha abantu mu buryo bwa mikoro. Benshi bagiye babona ibyo barya kubera wowe, nubwo ugaburira umuntu muri iki gihe, nabonye abo wagaburiye bagiye bagutera utwatsi bavuga ko nta byawe bariye, just imagine. Ariko bibaho, umwana iyo amaze guhaga nyine ngo arenze nyina ukuguru, biriya ntibikagukanye bro. Ineza wagize wamaze kuyandikishamo imigisha ntabwo yasubira inyuma, that's confirm. Ntabwo ineza wagize yasubira inyuma. So rero icy'ingenzi ni ugusaba ubutabera bwawe. Ukwiye guhabwa ubutabera kubera ko warabukoreye, uri umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, isi yose zikuzi nk'umunyarwanda, ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, niyo waba ufite n'ubwa Congo n'ubwa Uganda n'ubwa hehe, ariko uri umunyarwanda. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kirenganya abantu, kirenganura abantu. Nawe rero turagusabira ko warenganurwa. Abayobozi b'inzego zitandukanye mu nzego za leta, ntabwo ari ngombwa ngo umuturage atabaza umukuru w'igihugu, ahubwo ni ngombwa ko akarenganurwa nawe bitarinze byagera ku mukuru w'igihugu. Njyewe iyo numvishe izina Paul Kagame numva Imana, ntabwo nakubeshya, numva Imana. Iyo mbonye umuntu amwiyambaza, ubundi mu bimenyerewe Imana tuyiyambaza kubera ko niyo yonyine ishoboye gukemura ikibazo cyose wagira. Imana niyo yonyine, struggle zose, ibibazo byose waba urimo, niwe wenyine ushobora kuba yaza akabikemura. Ni nayo mpamvu mbifata gutya ku mukuru w'igihugu wacu PK. Ikibazo cyananiranye, ikibazo udafite uko wabigenza, kuba wamubwira akaza akagikemura ni sawa, kuko aragikemura. Ariko ntabwo ari we muyobozi wenyine w'iki gihugu, ni umuyobozi ku rwego rw'ikirenga bro. Akwiye kuza aho byananiranye. Icyo ndeba se kuko cyarananiranye? Abatangabuhamya barahari, ibimenyetso bifatika birahari. Ese basi mbaze, nuko urega ari hanze y'igihugu? Ikibazo ni iki? Umva neza aka kavideo. Iyi ni miliyoni y'amanyarwanda iturutse kuri Yago TV show. Ibi ni ibihumbi 217 by'abantu bifuje kugira icyo batanga kuri chemotherapy. Twaravuze tuti mu gihe gito tumaze, mu bihe twabanye nawe watubaye hafi, kuko buri hari abantu batabizi ko Yago TV show itangira uri mu bantu. Impamvu ni umurongo wo gukorana n'abahanzi benshi, akenshi ni mujya kuri Yago TV show muzasanga abahanzi benshi kuruta abaturage bandi basanzwe. Hari izindi channel zifite umurongo w'abaturage, ni byiza ndabishima. Impamvu ngewe rero nibanze cyane ku muhanzi nuko nzi agahinda, umubabaro, struggle n'ibibazo abahanzi bahura nabyo. Bamwe mu bo yafashije bari tayari kuba bamufasha kurenganurwa. Ese kucya nta kwiteranya kurimo? Ntako.
kuvugira umuntu ufite ijwi rirerire ubundi ntuvugira abandi, kuko ntabwo twese twasakuza ngo oya, ntabwo twese twasakuza ngo bikunde, ahubwo umva n'aka kavideo. Ubu ni ubutumwa bwawe ugomba gushyikirizwa. Aya ni amafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda. What the fuck? Iyo ni miliyoni 1 y'amanyarwanda. Hanyuma ibi ni 500,000. Come on, man. Come on. Oh la la. Nakubwiye ngo uko byamera kose ufite umuryango, ufite abantu bagukunda, ufite abantu. Uyu nguyu ni Fireman niwe uvugwa aha ngaha, nawe ashyikirijwe amafaranga arenga miliyoni aturutse kuri Yago Pondati n'abandi bantu b'abaterankunga baba bamufashije kuba bamugezaho iyo nkunga. Ese abandi bantu bose ntabwo bari bahari? Ese abo bantu bigira bezara? Ese izo YouTube channel zavugirwagaho ayo matiku zabahaye angahera? Ndabizi ko murabizi ntayo, ahubwo nimuze dufatanye dushakira ubutabera umuhungu wacyo. Siko mutari kuvuga? Abaturage ba Kagugu babanye na Yago Pondati atirirwa imabuye, kuki mutavuga ukuri, mutabigaragaza? Abaturage muzi neza uburyo Yago Pondati ari imfura, abahungu ba Nyagatare yakuze tureba, agakora indangana kuriya tureba. Kuki tutavuga ubupfura bwe kandi ko tubuzi? Abantu bose ngo barahindutse harya, kandi ibyo ni ibiki mwigize? Kutuza ugashyira amaboko mu mufuka ugafumbatina bro. Salute Yago, uri umusivile w'umubiri ariko uri umusirikari ku mutima. Salute Yago, salute. Uri umusivile w'umubiri ariko uri umusirikari ku mutima bro. Respect. Aho rero reka nsoreze hano. Icyo nashaka kuvuga cyari icyo, ntabwo ndi butinde, ngiye mu kazi ariko ntabwo nagombaga kugenda nabivuze. Hashtag iravuga ngo habwa ubutabera Yago Pondati, habwa ubutabera. Ibimenyetso birahari, harabura iki? Nizere ko ntacyo. So reka nsoreze hano ikiganiro nari nateguye, reka mbe ngishoreje aha. Hanyuma ngusabe ko wakomeza gukanda subscribe kuri J-Sport Football kugira ngo dukomeze tubane n'ibindi biganiro. Niba uri mu Big Energy, niba ukunda Yago, kanda subscribe. Niba uri mu Big Energy aho uri hose, ndagusaba ko wakanda subscribe. Niba ukunda Yago by'umwihariko, baramukandira subscribe, nanjye nkandira subscribe. Niba ukunda football by'umwihariko, kandira subscribe. Niba ukunda abafite ibyo bakora n'abagerageza gukora neza ibyo bakora, kandira subscribe. Hanyuma ntibagirwe like no kuduha igitekerezo. Hari umurongo bacishaho muri subscription,
ibitekerezo, ariko na comment zirakora. Hanyuma ku mbuga zacu nkoranyambaga zose twa J-Sport Football, haba kuri X, kuri Instagram ndetse na Facebook ndetse na YouTube channel, hose twitwa J-Sport Football. Hanyuma rero twakire ubutabera umuvandimwe, tumushigikire. Bye bye.